abakobwa sinzi iki njyewe sindamenya abakobwa bazije muri comment batubwire ubundi abakobwa mwese mamuzi ko muri beza muteye neza kubera ko hari igihe njya kubona nkabona umukobwa afite akabono kameze nk'ingumi ateye nabi byanya ndibona akabona ateye nk'isese yarangiza akagenda akambara akantu kamuhambiriye kabona turiga tumeze gutya uwo muntu gurana mu gitondo biragakubitwe n'inkuba n'imodoka ishobora kugonga kabona arabura umusuzumwe ngo yipfi none ugasanga ikintu nka kiriya kira gikobwa gifite ibere bingana nk'aha ngaha bigiririya cyagiye yewe kiri kubyereka abantu nta kintu tuba twafashemo abakobwa barinda ya mana ariko ibaze nk'umuntu uba warashize isoni urumva ku buryo aza no ku mbuga ntabwo yitaho ngo wenda hari abasore bazanere barakobwa ubundi barakobwa irastire barakobwa baza kuri kamera gukora ibintu nka biriya barakobwa baba bari kwipublicita baba bari gushaka abantu baba bari kwigurisha umukobwa uzabona aza ku mbuga baba ari bano ubona ukaze ari kwerekana inda akambara utuntu gutyo kone nyine yitubaje yikweduye ibintu akabishyira hanze ni publicité bari gukora publicité ngo abagabo bamubone nta kindi kintu abantu biba bigamije ziriya ni indaya maje akintu bavuga ngo nguriya ngurango yakwiyeho nk'inyo y'ihene uzima yakoyagaho kornya yakwiyeho urumva bavuga gukenye y'ihene nyine ihora hanze yavuye ngo urarera bana bakobwa barakwiyeho nk'inyo y'ihene naco yica nta necya kiza nyine nozi ibaze nawe uraza kubwira abantu ngo ntujya wambara ngo ikariso nawe se wenyine n'umwere kwa abakobwa benshi ubundi mu Rwanda no ko ari kakantu kumuco ubakumira nka guverinoma ikavuga ati umuntu ajye yambara urukabishaka ngo n'uburenganzira bwawe ngo ntaribi shumi yanjye nta mukobwa azongera kwambara nta mukobwa azigera ongera kugira kwambara hano mu mujyi nakorahiye sha asigara mbarwa ese niwabonye babandi bajya twatubaka tuba duca mu kibuno ku boro akaba twonyine bagakinga imbere naho nako banatwereka bureze no handi ndakaskibari usigaye nko muri club bavugisha umukobwa abona undi mukobwa ari kukureba nabe mukanyura arya n'icupa n'utitonda none ikintu rero giteye ubwoba n'ukuntu nyine biri hite bo ntabwo ifata nk'ari ikintu kibi mwana abakobwa ni akantu kari hiti kagezweho urumva bishimiye bakora bari fieri urumva man cyo kora cyo Yesu naza twarabagaragu be naho ubundi twagiye urumva twebwe no kubara ukuntu twikeneye urumva kuna basore nta mafaranga tunifitiye twikeneye hazamo no kwirimita akaba n'ahantu utajya akaba ari utajyamo kubera ukennye urumva none umukobwa yaba afite amafaranga atafite umukobwa apfa kuba ari mwiza afite abayamushyiramo wowe uri umuhungu nta kintu ufite uguma mu rugo wiryamiye cyangwa niba ufite hari bagiye dore rero ubwo bwiza nibwo navugaga nyine biri gutuma umutipe abona umwana umukobwa mwiza kavuga ati wenda kubyaza ariko wowe sinkutwari wanjye ntago turi bubane abatinyi bine so gwe ura mukobwa tuvugishije ura mukobwa ari rompe wayimuha urumva ariko akubwiye ngo mubane wakika watekereza ko kubera ikizi kubera nyine so uri umuntu udafite isoni zo kujya kukwerekana amabera azonse umwana we kuri kamera ku Karwanda mu bantu miliyoni bari umurebe miliyoni 10 na zingahe ubu n'umuntu wajya kugira umugore umuntu nje najya kurongora umugore ufite amabere igihugu cyose kizi kare nyine nigeze akora akantu ndavuga ati bana banje mutaravuka kuri TikTok mube mwihanganye ndacyashaka umuntu uzabera umumama mwiza ukuriye kuba mama wanyu kuko sinzigera nemera yuko mwonka ibere ry'igitatuwaje. What's up people, this is Open TV, my name is Pati and this is Kafulu, Rush Boy Kafulu. It's your boy Kafulu, a Rush Boy Kafulu, saga, me a bundle, Open TV man. Onuri. Kafulu boy. Onuri. Say Kafulu. Oke uyu munsi washatse gushyiramo ngo Onuri. Hari ikimenyetso ndi guhereza abakunzi Onuri one se. Ni Open TV Onuri. Ntago mba nabyita ibintu mba nambaye icyo mbonye hafi y'icyo tanayambarira. Ibintu byo kwambara sinjya mbitekerezaho. Isumbera nk'umu baby nabonye ku mbuga bita Pasha. Mu baby nabonye. Wa wundi werekanye ibibera i Remera. Nje namubonye tuboro twiwe turi gutrendinga urumva ibere Remera se bya ibere yazanye kuri kamera bifashwe hasi umuntu agira ibere bingana kuri arangiza akaza kubyereka abantu ariko Kafuru biriya ni ibibere nagarama amabere bashobora kwerekana ni amabere kibere kiragwangaho kaza kucyereka abantu biriya byita ibere i Remera ahubwo ikintu cyanunguye n'ukuntu nta kintu nyine
yari kuvuga ibintu by'amakariso ariko nabonye muri comment bari kuvuga ati no hejuru nta n'ikintu naho yambariyemo mu mutwe se oya nano kubibera Remera ngo naho nta kirimo naho ntago hambaye jewe natangajwe rero bura hari ikintu cyanyobeye ku bakobwa umwinjiyeho si wo muzanye se okay nari so muzanye umuntu abakobwa sinzi iki jewe sindamenya abakobwa bazije muri comment batubwire ubundi abakobwa mwese mamuzi ko muri beza muteye neza bora ko ari genje kubona nkabona umukobwa afite akabono kameze nk'ingumi ateye nabi byanya ndibona akabona ateye nk'isese yarangiza akagenda akambara akantu kamuhambiriye kabona tumeze gutya uwo muntu gura nawe mu gitondo biragakubitwe n'ingwani imodoka ushobora kugonga kabona arabura umusuzumwe ngo yipfi no ugasanga ikintu nka kiriya kira gikobwa gifite ibere bingana nk'ahanga bigiririya cyagiye yewe kiri kubyereka abantu nta kintu tuba twafashemo kafumbabarira uyu mukobwa nongera kumuvuga byibuze uvuze ugasanga umukobwa nk'uri urashaka ngo mwubaha atiyubashye se kareka aho sindimo okay njyewe reka mwuzanire ijambo rimwe mu kiganiro yari ari gukora nuko yari ari kuvuga uti ikariso biramubangamira ati n'ubu ubona nicaya nayo nambaye barakobwa barinda ya mana ariko ibaze nk'umuntu uba warashize isoni urumva kurya aza no kumbuga ntabwo yitaho ngo wenda hari abasore bazanereza barakobwa irastire barakobwa baza kuri kamera gukora ibintu nka biriya barakobwa baba bari kwipublicita baba bari gushaka abantu baba bari kwigurisha umukobwa uzabona aza ku mbuga baba ari bano ubona ukaze ari kwerekana inda akambara utuntu gutyo ukabona nyine yitubaje yikweduye ibintu akabishyira hanze ni publicité bari gukora publicité ngo abagabo bamubone nta kindi kintu abantu biba bigamije ziriya ni indaya ma uje ku kinyamakuru uje itara ryanze onse yego uje ahantu ku kinyamakuru cye cyangwa kuri channel ikurikirwa nka kuriya nk'uko ya Gasana yarayicayeho ikurikirwa bade uwo muntu nyine ari kuri channel yitwa Deriyo Gasana mu kiganiro ni Unlock yitwa Pasha ubwo yari yicaye mu kiganiro na Unlock koko uje mu kiganiro nka kiriya kize yarebwa n'abantu ibihumbi birenga 50 kuzamura batari nabo mu Rwanda mani n'isi yose hanyuma uri kuvuga ibintu nka biriya haryo bundi ubwo tuba tukivuga ngo uyu muntu afite umuco oya ibyo ngibyo tagitorera tunabirebaho urumva hari icyo bita mu Kinyarwanda hari mugani bita ngo umuntu yananiranye nyine barahebye akintu bavuga ngo nguriya ngurango yakwiyeho nk'inyo y'ihene uzima yakuyagaho ukuntu yakuyanga urumva bavuga ngo ukeneye ihene nyine ihora hanze yavuye ngo urarera bana bakobwa barakwiho nk'inyo y'ihene nacica nta n'icyo kiza nyine nozi ibaze nawe uraza kubwira abantu ngo ntujya wambara ngo ikariso nawe se wenyine n'umweru kw'abakobwa benshi urumva ariko nyine niba ari geste baziranyeho bibabangamira urabona mu YouTube bari kwicuriza yarebye ikintu akabona mu bwonko nta kirimo arakikoresha nyine abantu bakibonera amafaranga kose cyambe cyo barakobwa baje babishaka abashaka platform abantu bamenye nyine ko yashize isoni abari gutinyura nk'abagabo nyine abereka ko ari ku isoko urumva nta mpamvu yatuma manuza ariko rero nubwo muri kumunenga nanjye nitegereje imyambarire yiwe abagabo murabikunda biriya ariko ko yari yambaye nabonaga nge nta kibazo nyine abagabo ibyo bintu turabikunda nanjye nta kintu ariko turebera muri society narinde kumureba nkabona kabisa nibyo rero kanda wewe uzacaka nimero y'uzamubwira ati harimo akanyenyeri reko atazi abara ntaho bataruka bakobwa ntuzi boro app yitwa Tinder bajya gutera muri nushaka kumenya ko abakobwa uzadownloadingira app ese n'abanyarwanda barayigira cyane nyamahanga wagira ngo ni nyarwanda iriho abakobwa abanyarwanda rero ushaka kugira ngo ni nyarwanda barabanza bakaguha abakobwa begereye location uri ino uzajye urebe nabo mwiganye utakeka guzababonaho bari ababiro babibereye ku isoko mane urumva yavuye kwa hariya yibere no kuri agira kuri Tinder agasanga yabaye umustar urumva nyine agakora akazi karasanga inbox yenda kumeneka karana akazi rero nyine sinzi ukuntu sinzahana isi tugeze isi turimo handi kutujyana ariko ntago bitangaje gusa ikibazo cyuriya nta kintu yari ari kwerekana pe birabere bingana kuriya ntago bishamaje nta shepo ntaki nyine ni mubi ariko se umugani ni gute twakora ikiganiro
tukisanga twageze mu bintu byo kubazanya amakariso niyo umuntu yambaye kandi bakubwiye ko kiganiro cyitwa Unlock none gusa urumva atari gahunda ibyihishe byose ni hanze outside ibi ngibi rero biteye waweru ibi bintu biteye ikibazo kubera ko biri gutuma n'abantu tutakurikiranaga ibiganiro turi kubikurikira. Wowe ari umubyeyi ejo bundi witegereje ari ubwana bwari buri kugenda amahana bw'ubukobwa areba ukuntu buri kugenda bwitubarika bwitwataguye bwigize gute aravuga atari kuzika abana b'abakobwa aribo bafite ubusazi muri iyi minsi kurusha abahungu. Yego gihita kinjyana uzi ikintu cyitwa bino bintu by'ubutinganyi hano ukuntu nyine bihari bigezweho. Yego nako ntabwo kari bigezweho nyine birahari muri societe ariko uzi mu bakobwa icyo bita uburezi bien urwego buriho cyaze ko babikora nk'akantu kagezweho urumva umukobwa utari umurezi bien mino minsi ni idagi na isi yaramusize nta kintu ari cyo urumva umukobwa utari umurezi bien turasumana na mugenzi we ngo baryana akantu uwo mukobwa ntabwo Kigali aragerayo ubu tuvugana ari kurusuma z'i Kigali ntabwo aragera i Kigali cyangwa i Nyamasheke azi Kigali ubu umukobwa utazi ibyo bintu ubu tuvugana ari kurisumo azi Kigali ntarahagera cyaze nanjye ari umushiti wanjye nzi wabanaga n'aba baby ngo yabumvaga baturi mutwe tu staff nyine umeze ngo ugiye kuvumba umuceri ugiye kurya manzi se shara sa neza asa nk'ugiye kureba wanko bavuga ngiye kubareba genda wirebere nabo bari upfa kuba ufite inyama zawe ebyiri uratahana umuzigo oya ariko barababeshya harimo n'abana bitangira ubu bigirira ubuntu butiza urugi ntabwo abantu bose baba babi oya urapfa kujya hejuru ya veni kandi mwabyumvikanye nkaho ubundi nta kibazo Kafuro wari kumbwira uburezi bien bureze nyine bureze no handi ndakaswibari usigaye nko muri club bavugisha umukobwa abona undi mukobwa ari kukureba nawe mukanyura arya n'icupa n'utitonda no ikintu rero giteye ubwoba n'ukuntu nyine biri hit bo ntabwo ifata nk'ari ikintu kibi mwana abakobwa bo ni akantu kari hit kagezweho urumva bishimiye bakora bari fieri urumva man cyo kora cyo Yesu naza twarabagaragu be naho ubundi twagiye ejo bundi nibwo twari twicaye twiteretse n'ubundi turi kwiganira buryo ki abakobwa bafungishije bagiye nyine batuma abagabo bajya mu byaha ariko tugasanga ikibazo ntago ari uko abagabo nyine batazi ko icyo cyaha gihari ahubwo nyine usanze nk'umubebi ahantu hatemerewe kugera abana urumva kandi ari gukora n'ibintu ari no kuvuga ngo ngiye sinjya nambara ikariso ngo umuntu ayisize mu rugo uwo muntu bakamugufungira mwana uwo muntu ugashiduka nyine ishene wayiriye ugashiduka wariye ishene y'umuntu waje atambaye ikariso wari ubizi ko akantu ko kwambara ikariso katakigezweho njye ndumva narakumvishemo hari akantu ko kwambara ikariso nako reka bagataye herza none se bakiyambariye amabox byibuze niba utambara ikariso uyambariye box ubundi mu Rwanda no ko hari akantu k'umuco ubakumira nka guverinoma ikavuga ati umuntu agiye yambara uko abishaka ngo n'uburenganzira bwawe ngo ntaribi shumi yanjye nta mukobwa azongera kwambara nta mukobwa azigera yongera kugira kwambara hano mu mujyi nakorahiye sha asigara mbarwa ese niwabonye babandi bajya tuba duca mu kibuno ku boro akaruko twonyine bagakinga imbere naho nako banatwereka ariko ibyo biboro hari na trend yigeze kubaho yo mu bebe wari witabiriye zitwa burisho izo zose uriya bazize sha umaze gukuramo zingaho ubundi ndakwigaranzuye uri muri abantu bazikuza amenyo ndakuvumbuye urumva Kafuro hari twarimo nyine tuvuga abo batipe bagwa mu cyaha kubera nyine aba baby none duje gusanga hari n'aba baby basigaye basohokana badashaka nyine abatipe muri gengo yabo urumva nyine bo bari kuvuga uti nitwe tugire kurya shot kubwacu urumva wanamwegera mugenzi wa ku buryo yanakwica ibyo boro byo ndabizi neza cyane ni ibintu bihoraho se ntabwo urahura nabyo urizi neza ugasanga njye murabibonye imbere myibibona ntabwo bikinangaza ko naje gusanga ari ibintu noneho ibintu abakobwa bakoze abantu babumva nta ribi urumva na leta nta ribi urumva ubundi ikibazo kizi yari umugabo ariko abakobwa bo bafatwa nk'aho ari impinja akantu kose akoze babumva nta ribi ubona bibabereye ariko nyine
iyo birebye aho turi kujya ni habi. Abakobwa bacitse ku muco wo kwambara amakariso, abakobwa babaye abaresbiyene, none abakobwa bageze naho n'isutiya iri kubabangamira, urumva none hasi ubundi nkuriya mu bebe twavugaga abakobwa ntibagishaka kwambara muri make. Mu bebe twavugaga ari mu kiganiro hari nk'akantu kabaye gatuma twiruka. Yatwara hejuru nyine n'ubundi yashatse kwereka reba kunaba ibe akantu no yicaye nabonaga neza. Ubundi ikibazo ni iki kuko kano kantu k'imbere kibe imoko bari yonyine bashaka guhisha niyita isoni kuyibona n'ubundi niko gonyine yonyine basigaye bapfuka bagiye barire kundi rikagenda hanze ngo bakambara boro zigera ko bashaka ko tuyabona kandi n'ubundi nkaho tuba twayabonye kara kantu bavuga ko bagapfukira iki nyine kandi ariko bapfuka kugira utakabona. Nese karaka akirindi ryose ikindi gice nyine igice kinini kibere karakantu niko kwibera umuntu abagomba guhisha gusa. Hari ubundi akamaro k'isutiya karakaye. Ngiye kera natekerezaga ako simbizi niba ari byo cyane natekerezaga yuko nyina abantu bambara isutiya ari abantu bafite amabere yaguye kuri nyina bagenda abari ko bavuna. Nje nicyo kintu ari nzi ko isutiya imaze abakobwa batubwire n'ubu ariko sindamenye ko isutiya imaze. Harya ubundi nose niyagwaga ngo niyagwaga ruko wabyaye cyangwa wabyaye niko nabitekerezaga ni ariko bashobora kuba banabangamira abakobwa bamugani ibere ni gute se nge niba ndifite ritaguye nyambara ya nabonaga umukobwa ni gute umukobwa urifite ritaraguye undi ni gute yambara nose ko mbona nyine abayaguye n'abataguye bose bambara amasutiya rero ubwo bigatuma ntamenya ngo wende ikariso yo abari nko kwambara urumva ko ushobora kwambara nabi ariko mu isutiya ku mabereho ubufitemo n'ikindi kintu wambariyemo nta ribi nyine akamaro k'isutiya nari nzi ko ari ugufata ibira bibere nk'ibyura umukobwa yari kwerekana kuri kamera urumva binini nyine kuriye kwerekana amabuno byo nta ribi kwerekana amabuno n'ubundi kariya gastringi ntago kayapfuka urumva kwerekana amabuno byo nta kibazo nkuko bayisha akamoko uriya nyine ni karisa ariko ndakubwiza ukuri yuko abakobwa babaye uburenganzira ati mwambara uko mushaka ntabwo wazongera kubona umukobwa n'umwe Kigali wambaye tuyite viziyo ubu turi muri 2026 imagine 2035 rega ikintu cyo ko mbona ibintu turi gukora ni ibintu twakopeye ku bazungu icyo gihe uri kuvuga ko mbona abazungu zabatwara badepaje turi kurabwo nabo basigaye batureberaho oya abazungu nta kintu batarakora nkuko hacitse za panaro z'amabigizi nini ukabona zarongeye ziragaruka yende byo mu mijyi yo muri Afrika kuna abakobwa bameze sige mbona abazungu ahubwo basigaye bareba bagicara bakiga abazungu baritonze aho biri turi kujya sha abazungu bazajya ari Afrika bavuga ati ngo ari ikintu ngo umuntu cyangwa biriya by'abazungu ari umutipa dutaka joki ngo ari igihe umuntu akora icyaha ngo na Satani akavuga ati sha uyu nguyu we singe wamutumye ati uyu we singe wamutumye ko nanjye bisi nabikora na Satani akicara gumerwa n'abazungu basigaye batora akavuga ati nuko ari twe twabigishije ibintu byinshi ariko hano bageze natwe ntiturahagera ariko Kigali ho birarenze bro none ndibaza niba umuntu nk'uwo Kigali ngo kwambara ikariso ubu ngubu kuri umukobwa uri idage ntabwo uramenya aho ibintu bigeze umuntu nk'uri yanjye ndahamya yuko nyine aba yarakuriye muri societe y'abantu biyubaha bya danje nyine kubera uriya nyine wari wicaye imbere ya kamera yarakuriye ndaguha impamvu nyine njye ndibaza ko yakuriye nk'ahantu urumva yakuriye mu babyeyi cyangwa se mu baturanyi urumva biyubaha kuko imyaka mbona afite wamubyaye naga ari hafi ye nyine harimo gap ibyo ari byo byose sibyo niba noneho we aje akimeza kuri imbere ya kamera noneho nk'umwana wiwe noneho waziyambarira uko yishakiye amubwire ngo toka wewe mujinga byagorana uko nyine kuko nese mwana niba yarakuzana amawe yambara gusa amawe yamubwira gute kandi ahubwo bazajya bambara ibintu bimeze cyo bashobora no gusanga namufite cyane gusetsa ashobora no gusanga afite n'umwana ushobora kuba ajya no telefone akamubona mwana nyine ni nka kumwe bavuze ejondi bari gutera gasito bari kuvuga ngo nyine ngo baze ugeze wumva ibaze nka Bushari umusaza wo nko muri 40 na kangahe yagiye nko gusabira nk'ikinyarwanda yavuga Nasi yako Bushari nyine ahantu turi kujya niko bimeze nako tuzasaza ariko ni gutya tuzasaza nazo cyeka ko Bushari kuri akuna avuga hari gihe kizagera abaye nk'umusaza muri quartier oya ahubwo se akamenya kuvuga ikinyarwanda kitarimo amasiranga itarimo iki wapi byararangiye n'abantu umusaza ni kuriye yego bro bigeze kumfatira ku mupaka urumva yego ujya he yuji nangiye Uganda ariko nta byangombwa dufite urumva ni cyarashize igihe apolisi baradufata
uzi kwisobanura nashaka kugira ngo ntunganye ururimi mvuge neza ikinyarwanda hatajemo amasirenge bikanga afande rero urabona nyine ngo tware ngo agatumva kuri umumene byandishije igiti nyine kandi bya iboro ntago nyine niko twakuze ni nako tuzasaza ejo ndi kamera ari kuvuga kuntu ngo ngaziranye n'umuntu w'umusaza ngo yitwa Kevin umusaza witwa Kevin ibaza nako reba nyine nk'aya mazina ababyeyi bari kwita uko muzehe Kevin ibaza amazina ababyeyi bari kwita ubu ngubu igihe bazaba barashaje nyine umusaza witwa Kevin ari umusaza ufite 50 ngo muzehe Kevin umukecuru witwa Pucyuri ibi rero biri kungarurira he Kafuru umukecuru witwa Mari ibi bintu by'abakobwa bari kwambara gutya biri kumereza icya kintu twavugaga cy'ukuntu abasore batagishaka gushaka bari kuvuga uti icyama mwiboneraho n'ibyarira nk'umwana kuko abakobwa bose mujya kumenya ari bazima mani bya Dani akwiyereka nyine ari muzima agoro nabasore nabo bose abasore nabo ntago ari bo shyashyana nyine nabo si nabo harimo byabaye bitinganye by'ibipede hari tuzabagarukaho ubu turi ku bakobwa sibyo ariko majority y'abasore ngewe maze kwiga uguze ujyabanyije abakobwa nibo bari nyine bari speed yo hejuru bari kure cyane kurusha abakobwa nuko nabo bagira ibi urumva twebwe no kubara ukuntu twikeneye urumva kuna abasore nta mafaranga tunifitiye twikeneye hazamo no kwirimita akaba n'ahantu utajya akaba ari utajyamo kubera ukennye urumva noneho umukobwa yaba afite amafaranga atafite umukobwa apfa kuba ari mwiza afite abayamushyiramo wowe uri umuhungu nta kintu ufite uguma mu rugo wiryamiye cyangwa niba ufite ahantu wagiye dore rero ubwo bwiza nibwo navugaga nyine biri gutuma umutipe abona umukobwa mwiza kavuga ati wenda kubyaza ariko wowe sinkutwari wanjye ntabwo turi buvane abatinyi bine so ubwo uriya mukobwa tuvugishije uriya mukobwa ari rompe wayimuha urumva ariko akubwiye ngo mubane watekereza ko kubera ikizi kubera nyine so uri umuntu udafite isoni zo kujya kukwerekana amabera zonse umwana we kuri kamera ku Karubanda mu bantu miliyoni bari bumurebe miliyoni 10 na zingahe ubu n'umuntu wajya kugira umugore umuntu nje najya kurongora umugore ufite amabere igihugu cyose kizi nyine nigeze akora akantu ndavuga ati bana banje mutaravuka kuri TikTok mube mwihanganye ndacyashaka umuntu uzabera umumama mwiza ukwiriye kuba mama wanyu kuko sinzigera nemera yuko mwonka ibere riri igitatuwaje kare njye najya kurufata umukobwa ufite amaherena 600 ku gutwi amafega amapaki yuzuranye mu mufuka nabyarutwa nuko rajya mu cyaro ngashaka kana kagahinzi rukumva katazi ibyo bintu kibazo nawe yagize mu mujyi akabona abagenzi ahita abona yaracikanywe agahita avuga ati biraruta kwishakira uwo mu mujyi wamenyereye agahita abona waramuziritse niko kafu si biruta kwishakira uwo mu mujyi wamenyereye nta wamenye ibyo ari byo buri ibintu by'umugore rero ni uwiteka umuguhatu ariko biriya bintu byo twebwe Open TV ni ibintu twanenze urumva biriya bintu ntago tubishyigikiye wa mukobwa we urumva kugenda hariya niba utayambaye vumiriya muganira ibi ejo bundi baby yarivugiye ngo urubyiruko rurakennye abantu bamutera utwatsi nakubwiye ngo arakobwa bari kwikorera publicity ku bagabo umukobwa wese uzabona ari kwifotoza yatunaritse inyo yagize gutya gatuza amabere nyine abishyize kuri kamera ari bari gushakisha attention y'abagabo kwivuriza kugira ngo abagabo bamubone nyine ko ari ku isoko urumva rero akenshi ariko binaterwa n'uburaga bukene abantu baba bari kuvuga yego shamana sometimes uranabyumva mwana niba ukubitwa uri umujene ukaraburiza urumva nawe ndahamya neza ko ari gisha ukubitwa akavuga ati bya bikecuru batubwiye bitanga amafaranga birego ukanacyo abahungu bo ntiwapfa no kukibona ariko mu gihe akobwa afite muri DM afite nk'abantu nka magana ngaba bari kumubwira ati gutya sometimes uranabiyo tunabarira nubwo nyine bidakwiye ariko hanze aha ni insazi musaza niba Kigali kubitura umuntu w'umugabo kumva amaboko urayamanitse umukobwa kandi abagabo baba bakeneye gusa neza aremera nyine akisheta Gaforo reka dusoze ndagushimiye sante